Yo noneho Fabiola akekashobotse. Fabiola wari warigize ikigenge. Fabiola wari warigize indakoreka. Fabiola wari warigize umuntu wa danje. Fabiola wari warigize umuntu utavugirwamo. Fabiola wari waragize umuntu udapfa kuba yaba umuntu wapfa kuvugaho ngo yumve. Fabiola no kuri ino nshuro sinzi ibibazo yishizemo haraza kubicikira. Guys, niba uri umukunzi wa filime yacu Inzira Yumusaraba, mwamaze kubona ko Fabiola noneho ibyo byatangiye kuba byajya hanze. Fabiola buri muntu wese atangiye kuba yamenya ko atwite. Ese Fabiola murabona yino ndazayihisha kugeza ryari? Ese murukubona papa Isimbi we bino bintu byo murukubona wazabisobanura gute? Ese papa Isimbi we azajya imbere y'abakobwa be ndetse n'umugore we asobanure ko yino ndariye mu yahe magambo? Guys, niba uri umukunzi wa filime yacu Inzira Yumusaraba, nkwaye ikaze. Ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe no kwivenkempa kugira dukomeze tugende mu bikorwa byose turi gukora umunsi ku munsi. Mwamaze kumenya ko noneho ibintu byose babiri gukorwa muri filime yacu Inzira Yumusaraba noneho biri kugenda byahagaragara. Koca ndetse na iribagiza mwamaze kumenya ko mama Isimbi atangiye kuba yabagendaho byane birenze. Mwamaze kumenya ko koca ndetse na iribagiza ibyabo nabo biri kugenda bijyamo agatotsi gake gake. Mama Isimbi ari kubagendaho birenze. Mama Isimbi bari gutera intambwe nawe atera indi. Ese guys, murabona bino bintu mama Isimbi azabijyamo byose akabyitambikamo bikazamuhira? Ese mubona ibintu byose byari kugenda bitambikamo umunsi ku munsi, mubona ibintu byose azabishobora bigakunda? Guys, murabizi ko mama Isimbi ibintu byose akora aba ari ukurwanya iribagiza. Murabizi ko buri gikorwa cyose bari gukora umunsi ku munsi aba ari ukugira ngo iribagiza ntagaragare. Ariko se ujye utekereza umunsi umwe ibintu byose by'amafuti yose akora umunsi ku munsi, umunsi azajya hanze ahantu hazarengera? Ese ujye utekereza ibintu bizamubaho nibamara kumenya ko ibintu byose akora aba ari ukurwanya iribagiza? Ese uratekereza hari umuntu uzongera kuba yamwumva nibamenya ko abarwana n'umwana muto kugira ngo abone undi atsinda? Ese uratekereza ko mama Isimbi ibintu byose byari gukora umunsi ku munsi atari byo bizamwicira ubuzima? Guys, wowe niba uri umukunzi wa filime yacu Inzira Yumusaraba, icyo ngusaba ni ukuba wantega amatwi ubundi zino minota 20 zonyine tukagirana inama ndetse nkakubwira ibiba bijya mbere muri filime yacu Inzira Yumusaraba. Guys, ubu ngubu noneho twamaze kumenya ko noneho na mama Cyusa nawe atangiye kunuganuga ko Fabiola yaba atwite. Ese guys, murabona aya makuru amaze kumenyekana ko Fabiola atwite, bazi barabazerekeza he? Ese Fabiola murabona yongera kugira ijambo muri runo rugo? Guys, turabizi ko umuntu wari ufite ijambo muri runo rugo, turabizi ko ari Fabiola. Turabizi ko Fabiola ukora buri kimwe cyose kugira ngo bose bamwumve. Turabizi ko Fabiola ari we muntu bagenderagaho muri runo rugo. Ese nibamara kumenya neza ko atwite ndetse bakaba batazi se w'umwana, murabona bizagenda ute? Ese Fabiola nibaza kumenya neza ko atwite na se w'umwana azamugaragaza? Ese namara gushira hanze se w'umwana we, murabona bizagenda biti? Guys, turabizi ko ngubu tuvugana papa Isimbi ari mu bibazo birenze. Papa Isimbi waryamanye na Fabiola, turabizi ko ngubu tuvugana ibibazo nawe biri ku mutwe we. Ese murabona azabicikira he? Ese papa Isimbi murabona we azajya imbere y'umugore wagasobanura ko ari waryamanye na Fabiola? Guys, twamaze kumenya ko ngubu tuvugana mama Isimbi yatangiye kuba yashiraho maneko noneho ukuba yamenya ko
Fabiola yaba atwite cyangwa se yaba adatwite. Ese mama Isimbi araza kumenya ukuri kose kubiri inyuma? Ese mama Isimbi araza gucukumbura amenye amakuru yose ko Fabiola atwite? Ese namara kumenya ayo makuru ko Fabiola atwite aramukorera iki? Ese mama Isimbi naza gukonfirima ko Fabiola atwite biraza kugenda ute? Guys, wowe icyo ngusaba ni ugukurikirana filime yacu Inzira y'Umusaraba aho ikagera, kandi icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana bendetse nsose mari kugeza umunsi ku munsi za filime yacu Inzira y'Umusaraba, ndetse na buri gikorwa cyose mari kugeza umunsi ku munsi hano kuri VK Empire. Kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro, kandi murabizi ukuntu muri abantu b'intwari hano kuri VK Empire. Rero ndagusaba kugira ngo tuganire nimba umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba. Ese wowe ugitekereza mu gihe bino bintu byose byageze hanze Fabiola ahantu yarengera? Ese uri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, waba utekereza uburyo papa Isimbi we ingaruka zabyo ahantu zamugeza? Ese papa Isimbi we ajya atekereza uburyo bino bintu byose bigiye hanze agahinda byatera umugore we cyangwa se abakobwa be? Guys, turabizi ko papa Isimbi we bino bintu byose ari kugenda bigendera kure nkaho we bitamureba, kandi turabizi ko bimaze kugera hanze, turabizi ko ingaruka mbi ari we zageraho cyane. Turabizi ko bino bintu bimaze kugera hanze papa Isimbi niwe muntu wa mbere byagiraho ingaruka mbi, kandi niwe muntu byica cyane cyane, kubera ko tuzi ko ari umugore wa mama Isimbi, kandi tukaba tuzi ko Fabiola avukana na mama Isimbi. Ese ujya utekereza uburyo koca we amaze kubimenya we, ujya utekereza ko bino bintu yabihamana? Turabizi ko koca muri runo rugo amabanga ababikiye ni menshi cyane. Turabizi ko koca buri kintu cyose kibera muri runo rugo turabizi ko aba agifite mu mutwe we. Turabizi ko buri kintu cyose kibera muri runo rugo kwa Isimbi turabizi ko agifite mu mutwe we, kandi turabizi ko koca hari andi mabanga menshi abitse kuri runo rugo yanze kuba yashyira hanze. Ese ujya utekereza koca we igihe bino bintu byose azaba yabirambiwe, igihe azabishira hanze ingaruka zizaza uko zizaba zingana? Rero niba uri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana buri episode yari yose isohotse kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba, kandi murabizi ukuntu tubakunda, kandi natwe turabizi ukuntu mudukunda cyane. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube twaganira kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba ku bikorwa biraza kubera kuri episode iraza kuba yasohoka imbere haraza. Ese wowe kuri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, ujya utekereza uburyo mama Cyusa we bino bintu niba araza kubyihererana? Ese mama Cyusa we ujya utekereza ko bino bintu byamaze kumenya ko Fabiola none atangiye kuba yagenda aruka ahantu hose hageze? Ese urabona mama Cyusa ari umuntu wapfa kuba yabika iryo banga? Guys, turabizi ko mama Cyusa nawe atari umuntu ubika ibanga iminsi myinshi. Mama Cyusa turabizi ko ikintu cya mbere kimugezeho ntago we akihererana, ahita akibyira undi muntu. Ese yano makuru nagera mu rugo kwa Cyusa we barayakira ute? Ese urabona nagera mu rugo kwa Cyusa barayakira nk'amakuru asanzwe? Rero niba uri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri VK Empire, cyangwa se ukaba watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba niba uyikunda cyane. Ese wowe kuri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba ujya uyitekerezaho iki? Ese ko twamaze kumenya neza ko Fabiola noneho atwite, murabona bino bintu biraza kugenda bite? Ese murabona ayano makuru yo araza kuguma hamwe bigashoboka? Ese ko twamaze kumenya ko noneho na Cyusa yamaze kuba yashiraho umuntu wo kuba byaneka runo rugo kwa papa Cyusa ndetse no kwa Iribagiza,
ko kandi twamaze kumenya neza ko twamaze kumenya ko ari n'umwicanyi uruhadwa, twamaze kumenya ko ari nabwo bwa mbere twamubona muri filime yacu Inzira y'umusaraba. Ese muraza kubona ko filime yacu Inzira y'umusaraba noneho ibintu bigiye kuberamo atari ibintu bikaze cyane. Cyusa twamaze kumenya ko nawe ataratangariza urugo rw'iwabo umukunzi we. Twamaze kumenya ko Cyusa nubwo bazi neza ko akunda umukobwa umwe muri bano babiri, twamaze kumenya ko Cyusa atarashyira amakuru hanze y'umukobwa wakunda ndetse umukobwa bazashingirana. Ese Cyusa muri aba bakobwa babiri Iribagiza ndetse na Isimbi yaba akundana nande? Ese muri bano bakobwa babiri muri Isimbi ndetse na Iribagiza yaba akunda nde? Ese Cyusa yaba akunda Iribagiza? Ese Cyusa yaba akundana na Isimbi? Ese urabona byaza kugenda bite mu gihe Cyusa yaba akunda Iribagiza? Ese Isimbi we yabyihanganira kubyumva? Ese Iribagiza we amaze kumenya ko Cyusa umukobwa wakunda ari Isimbi, ese amakimbirane gaza muri runo rugo murabona hari uwayakira amahoro? Ese murabona byapfa koroha gutyo mu gihe buri muntu wese yamenyeje ko ukunda na Cyusa ari uyu nguyu? Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Cyusa nta makuru yizewe yarashira hanze ku muntu wakunda muri runo rugo. Turabizi ko Cyusa nta makuru yizewe ku muntu warakunda yaravuga ko akunda muri uru rugo. Rero icyo musaba ni ukuba wakurikirana buri bikorwa byose bya filime yacu Inzira y'umusaraba uko byakabaye. Icyo musaba ni ukuba watega amatwi buri gikorwa cyose cya filime yacu Inzira y'umusaraba. Rero murabizi ko filime yacu Inzira y'umusaraba ari filime yanyu. Filime yacu Inzira y'umusaraba mwamaze kubona ko ibintu byose byatangiye kuba byajya ahagaragara uko bwije n'uko bukeye. Filime yacu Inzira y'umusaraba muri kugenda mubona ko amabanga ari kugenda ahishurwa gake gake, ku buryo buri kimwe cyose kiri kugenda gitaburuka gake gake, buri umwe wese akagenda asobanukirwa ibiri kujya mbere. Filime yacu Inzira y'umusaraba mwamaze kumenya ko Isimbi ndetse na Iribagiza ari abantu babiri batandukanye, ndetse uwitwa Iribagiza ndetse n'uwitwa Isimbi ari abantu batandukanye, ariko Iribagiza tuzi nk'Isimbi akarwe ubitirira Iribagiza. Ese bino bintu bikorwa gute, ndetse ese babikorera iki? Guys, turabizi ko aya makuru yose umuntu uyafite yuzuye. Turabizi ko ari Fabiola ndetse na papa Isimbi. Turabizi ko aya makuru yose baba bashaka kugira ngo bazibangatanye, kugira ngo hatagira n'umuntu n'umwe uzamenya aya makuru yose. Niba ukunda filime yacu Inzira y'umusaraba, wowe icyo musaba ni ugukurikirana ibikorwa byose muri kugeza umunsi ku munsi hano kuri Venke Empire. Ndetse njyewe ubu bagezaho bino biganiro byose nirwa umuvugizi wa rubanda, ngiye ubagezaho zina benefits zose za filime yacu Inzira y'umusaraba. Ni njyewe muntu wa mbere ubaha amakuru yuzuye, ndetse amakuru atari icyasha kuri filime yacu Inzira y'umusaraba. Icyo ngusaba rero ni ukuba watanga inkunga yawe, ukora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo tujye tujyana n'ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Isimbi agenda ajya mu gakino uko bwije n'uko bukeye, kandi ako gakino nawe ntago abazi neza ukuntu araza kukagitingamo neza. Isimbi bagenda bamusunikiriza mu mukino, kandi Isimbi turabizi ko atari we Iribagiza. Isimbi yemereye mama Cyusa ko buri kimwe cyose basize cyose ko Isimbi agifite, kandi turabizi ko Isimbi atari we Iribagiza. Ese mama Cyusa muri kubona amakuru atari kugenda yatara gake gake? Mama Cyusa buri kimwe cyose ari kugenda amenya uko kiri kugenda uko bwije n'uko bukeye.
kandi mama Cyusa twamaze kumenya ko we nta n'imikino afite muri bino bintu, kandi buri kimwe cyose uko muri kugenda mukibona uko biri kugenda bigenda muri kubona ko mama Cyusa we ukuri akuri hafi. Kandi turabizi ko kano gakino bateguye, turabizi ko bagafite mu maboko Cyusa ndetse na mama Cyusa ndetse na mushikiwe. Twamaze kumenya ko hari agakino bashaka ko babakina isimbi, wawe bamenye ukuri kose nimba isimbi ari we iribagiza. Ese ko twamaze kumenya ko yano makuru yo kuba bakina isimbi ngo bamenye nimba ari we iribagiza yamaze kuba yagera kuri Fabiola ndetse na papa isimbi. Ese ayo makuru bazayakoze iki? Ese yano makuru yo kuba baramenyeje ko bashaka ko bakina agakino ngo bavumbura ko isimba ari we atari we iribagiza, ese murabona bino bintu bazapfa kubikemura ku buryo ukuri kose kutazajya hanze? Twamaze kumenya ko mama iribagiza nawe yongeye kuba yagaruka mu gakino. Twamaze kumenya ko ibi byose biri gukorwa byose ababiri inyuma ari mama iribagiza ndetse na Fabiola, kandi twamaze kumenya ko aka gakino kose bagafite mu maboko ndetse na papa isimbi. Ese isimbi bataba bashaka ko amakuru yabo agaragara ndetse baba bashaka kugira ngo babashingire kwa Cyusa? Ese mubona ko bino bintu biba biri kuganisha he? Guys, rero ewe icyo ngusaba niba uri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose mani kubagezaho umunsi ku munsi kugira ngo ujye usobanukirwa uko bwije n'uko bukeye. Kandi murabizi ko filime yacu Inzira y'Umusaraba ari filime yomora imitima za rubanda, kandi nanjye ubagezaho bino bikorwa byose banyita umuvugizi wa rubanda. Wowe icyo ngusaba rero ni uko watanga inkunga yawe hano kuri Vinke Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba kubagezaho umunsi ku munsi. Niba uri umunyamuryango wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, icyo ngusaba rero ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose mani kubagezaho umunsi ku munsi hano kuri Vinke Empire. Murabizi ko tutababihiriza, murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri Vinke Empire. Guys, rero ese niba uri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, ese ubona Fabiola bino bibazo yijanditsemo mubona zabikemura amahoro? Fabiola akomeza kuba yisunikiriza mu bindi bibazo birenze ibyo yaragabwarimo. Fabiola akomeza kuba yiharira ibibazo byo kuba yakemura kandi afite abanyamuryango bo kuba yafatanya nabo. Fabiola tumaze kumenya ko no kwica umuntu yabikora kubera ko akunda isimbi bya danje. Fabiola tumaze kumenya ko ari nawe washimuse Cyusa. Ese Fabiola umunsi azaba agiye hanze aya makuru yose akamenyekana, bakamenya ko ari we muntu wa mbere washimuse Cyusa, ese muri kubona bino bintu bizafatwa ute? Ese ntimubona ko Fabiola ukuri kwe kose kugenda kujya hanze gake gake uko bwije n'uko bukeye? Fabiola turabizi ko ibye nawe atari imigambi myiza aba afitiye uyu muryango kwa isimbi, uyu muryango wo kwa Cyusa. Turabizi ko mama Cyusa nawe yamaze kuba yavumbura ko hari ikindi kintu bari gupanga cyo kuba bagirira nabi undi muntu ufite amakuru yo kuba yabashira hanze bose. Turabizi ko mama Cyusa yamaze kuba yagwa mu mipango yabo, kandi tukaba tuzi ko bino bintu mama Cyusa nawe atabishira amakenga. Fabiola agenda yishira hanze gake gake, kandi turabizi ko uko agenda yishira hanze ni nako ibibazo bikomeza kuba byaza buhoro buhoro. Fabiola akomeza kuba nawe yijandika mu bindi bibazo birenze, kandi turabizi ko ukuri kwabona ko kugenda kujya hanze gake gake. Ese kuri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, ese
waba wifuza kuba umunyamuryango wa Venke Empire. Kugira ngo ube umunyamuryango wa Venke Empire ujye ukurikirana Benson Sosoma ari kubagezaho umunsi ku munsi kugira ngo ujye usobanukirwa. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe kugira ngo ibikorwa byose bisohotse ujye ubibonera igihe utarinze waruha. Icyo ngusaba kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Inzira y'Umusaraba ni ukuba ukurikirana ibikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi, ndetse ukaba wanatanze inkunga yawe ugakora subscribe kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye niba ukunda Inzira y'Umusaraba. Kandi murabizi ko Inzira y'Umusaraba filime yacu ariyo filime yomora imitima zanyu, kandi murabizi ko ari filime ya mbere muri uru Rwanda wareba ugakuramo inyungu. Murabizi ko filime yacu Inzira y'Umusaraba ari filime ushobora kureba ukaboneramo ubutumwa bwiza, ndetse buri kimwe cyose kirimo cyubaka buri muntu wese ukunda filime nyarwanda. Kandi niba uri umukunzi wa filime yacu Inzira y'Umusaraba, icyo ngusaba ni ukudabura kuri episode ikurikira ya filime yacu Inzira y'Umusaraba, cyangwa se ngo ube wabura kuri Bendes Inzira yose ziba ziri gucana kuri Venke Empire umunsi ku munsi. Rero murabizi ko ibikorwa tuba turi gukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turi gukorera. Murabizi ko filime yacu Inzira y'Umusaraba igenda yaguka buhoro buhoro. Niba rero ukundi filime yacu Inzira y'Umusaraba, icyo ngusaba ni ugutaba wabura kuri Bendes Inzira zose mbari kubagezaho umunsi ku munsi hano kuri Venke Empire. Njyewe ubu bagezeho zino Bendes Inzira zose banyita Venke, ndetse umuvugizi wa rubanda. Rero ntabatindiye, murabizi ko ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi nabyo biba byivugira ko tuba twabagejejeho ibintu bimeze neza. Rero ntabatindiye, twongere duhurire ku yindi episode ikurikira ya filime yacu Inzira y'Umusaraba. Ndabakunda cyane, muri abantu b'intwara no kuri Venke Empire.